Igicamunsi cyiza nshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV. Uyu mwanya rero nk'uko twabibateguje kandi tukabibararikira, tugiye kuganira mu buryo busubiza ibibazo mwakunze kujya mumbaza ngo ni gute mifotra ishobora gusetinga ibibazo, ukabisubiza then system igahita ikwereka amanota. Ibyo bijyana no kuba rero ngiye kukwereka uburyo wakitegurira ibibazo ukabasha kubihereza abana, bakigira mu rugo ndetse bakabasha gutsinda neza kandi bari mu rugo iwabo muri weekends, bari mu biruhuko. Ukaba wabategurira ibibazo ukabiboherereza, bakabona ndetse na feedback. Nk'uko rero nabibabwiye, tugiye kurebera hamwe. Ndatekereza ko buri wese yamaze gufata iyi application. Batayifite murajya muri Play Store, then downloading application yitwa Forms app. Ni application yitwa Forms app. Numara kuyigezamo rero, njyewe ndayisanganwe. Uraza uyikirikeho Forms app, utegereze ifunguke. Nyuma y'uko rero iri kodinga cyangwa se igiye gufunguka, uraza kwitegereza neza muri application yawe, urebe neza ko wafunguye application yitwa Forms app. Rero ushobora kwibaza ngo iyi Forms app ikora ite? Mu byo rero iyi Forms app ikora nk'uko nabikubwiye, ni ukubasha gutegura ibibazo ndetse ukabihereza abanyeshuri bakaba bakora, bamara gukora ukabona feedback. Murabona rero harimo icyo bita forms, tukabona search, tukabona akamenyetso ko guteranya hano. Uburyo rero iyi application igaragaramo ni ubu. Twihuse rero cyane, tugiye kureba uburyo mwarimu ashobora kwitegurira ibibazo muri Forms app. Uraza rero ahantu handitse quiz, urabuhareba hano, then nyuma yo kuzaho urakirikaho. Numara gukirikaho urategereza application yawe ifunguke. Mbibutsa neza yuko utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo video z'ubutaha tuzajya tugushyiriraho ujye ubasha kuzibonera ku gihe. Niyo mpamvu rero iyo umaze gukora kuri create quiz, ahantu handitse quizzes, murabona ko hari favorite nizo nari naherukirijeho ubwo nakora gutaha. Urabona hano handitse entrepreneurship test ya gatatu, ukabona ahantu handitse others 8. Izi nizo nagerageje gukora, reka ndirikeho. Urabona ko nagiye nkoreraho teste zigiye zitandukanye. Ubu buryo rero ni bwiza, burafasha. Ushobora kubwifashisha nawe ukora iyawe. Urugero rero rw'uburyo ushobora kwikorera quiz yawe, ukayihereza bagenzi bawe bakaba bakora. System babwira yuko ariyo ibasha gukosora ibibazo uba washyizemo, ndetse ariko kwibutsa neza ko ni wowe uba wayihaye komande. Twihuse rero tugiye kugerageza gucreatinga quiz ya mbere, kugira ngo turebe neza niba ibyo bintu dushobora. Uraza ukirike ahantu handitse hano kamenyetso ko guteranya. Numara kuhareba urakirika kuri ako kamenyetso ko guteranya. Urabona ahantu handitse create new form, create new quiz. Twebwe rero turaza gukirika hano kuri create a new quiz. New quiz barahita bakuzanira icyo twakita nka quiz template baguhereza iri genero cyangwa se irisa science, bitewe n'icyo
ushaka guteguraho rero ushobora kureba kuri science cyangwa se ukareba kuri general, ariko reka twebwe dutegure ibijyanye na hano kuri general. Urabona hari ahanditse agriculture, test your knowledge of agriculture, cyangwa se hakaba ahari ibigiye bitandukanye bitewe rero na template ukeneye. Urahita ukora icyo bita create blank quiz. Create blank quiz iri hano hasi kuri bottom yo hasi murahabona, then urakirikaho witonze neza. Numara gukirikaho witonze harahita haza dashboard igaragara muri ubu buryo. Aha rero uburyo bwa mbere ushobora kuvuga title, dushobora kuyita wenda tuyite education. Ni an example nabaherezaga, ushobora gutayipingaho heading bitewe n'ibyo ushaka. Description iki gice cya description ngiki hasi, ushobora kwandikaho amabwiriza y'icyo ushobora kuba ushaka ko bakora test yawe bagomba kuba bafite cyangwa se bubahirije. Ushobora gushyiramo ngo this test, ukandikamo ibyo ushaka bijyanye n'ukuntu wumva wowe wifuza. Ibyo byose rero birafasha cyane mu buryo rusange bushobora kwifashishwa hano rero mu gucreatinga quiz. Ni igipimo cyiza kugira ngo ubashe kumekinga sure neza yuko bimwe mu byo watekerezaga gukora bishobora kuba byagezweho. Ubwo ngubwo ushobora kwandikamo ubusobanuro ushaka, wenda urugero wanditsemo create quiz, nyuma yaho ushobora guhita uvuga ngo ukagaruka inyuma back, ukavuga ngo njye imbere. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Ibyo rero iyo bimaze gukora muri ubwo buryo, urabona nk'aha haba haragiye hagaragazwa phone number, amazina y'abarimu. Izo ni zimwe mu ngero nyinshi zigiye zifashishijwe muri iri koranabuhanga ry'uburyo mwarimu ashobora kwiteguriramo ibibazo. So rero niba twamaze kureba uburyo creating quiz, ukaba washyiraho ubusobanuro bw'ibyo ushaka, wenda ikinyarwanda. Ni ukuri rero ibi ni example ndi kubaha, ubusobanuro bw'icyo ushaka ko abantu bazaba bubahirije. Then iyo usoje uhita uza hano, hari akamenyetso ko guteranya, urongera ukagakoraho. Ku kamenyetso ko guteranya rero niko kakujyana ku bibazo. Rero hano ku bibazo hari uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Ushobora gukoresha short answer, long answer, multiple choice, drop down, cyangwa ukapulodingamo file, cyangwa ukakora add section. Iyi add section rero nayo ni bimwe mu buryo bwiza bwifashishwa hano. Reka twebwe rero twahisemo uburyo bwa upload. Dushobora kwandikamo ikibazo ugahita ujyamo ugakora kuri attach rero ishobora kugufasha, cyangwa se utakunda ubu buryo ukaba waza ugakora uburyo bwiza cyane hano busanzwe nk'ubwo nka bwa bundi, ugahitamo uburyo bwawe bwiza
ubwo buryo rero bushobora kugufasha rwose, ni uburyo ushobora gukoresha bwiza bwa multiple choice, ukandikamo ikibazo. Uru ni urugero, iyo wanditsemo ikibazo rero cyawe kikarangira, urugero dushobora kwandikamo ngo dushobora kwandikamo define entrepreneurship, nyuma rero ugashyiramo ama option. iya mbere wenda igisubizo kiraza kuba ari iki, option ya kabiri kiba ari iki, option ya gatatu kiba ari iki. Iyo rero urangije wowe uhitamo igisubizo cya nyacyo abantu bari bwaze cyangwa se abanyeshuri bawe bari bwaze guhitamo. Rero iyo ugisoje ufungura aha hantu handitse required rero urayifata, wamara kuyifata ukaza ukayikirikaho required ukayikirikaho gutya. ubwo iyo umunyeshuri agezemo abasha kubona ko ibisubizo agomba guhitamo ari igisubizo kimwe kivuye mu bisubizo bitatu wari wamuhaye. Then ukaba wakora ikindi, ukongera ugashyiramo ikindi kibazo cya kabiri, nacyo ushobora kwandika for example, warangiza kucyandika ukajya kuri option, ukavuga ngo option ya mbere aravuga ko wenda asoma akabona ntibijyane. Option ya kabiri ugashyiraho igisubizo utekereza ko kiri cyo. Option ya gatatu gishobora kuba atari cyo. Mbabwira yuko ubu ni uburyo bwiza bufasha. Rero ikiri cyo uraza, wamara kuza tuvuge niba ari aka ka kabiri akureba, ukaba waza ugakirikaho. ubwo wamara gukirikaho hano hasi answer ihita iza mu ibara ry'icyatsi. Ibyo rero iyo birangiye uraza kuri required ugakirikaho ukayifungura. Rero nk'uko nabibabwiye, iyo usoje izi session hano haba hari build, hano hari previous, hano hari setting, hano hari submit. ushobora rero guhita ukora icyo bita submit test. iyo submitinze test rero, submit test barakubwira ngo kindly name the quiz before submitting it. Ibyo batubwiye rero hano biragaragara ko aka kantu batweretse nuko tutigeze dushyiramo title y'isomo turi gukorera ndetse na description. Uragaruka rero hano, ntushobora gutanga ibintu bituzuye. Uragaruka neza witonze ukajya kuri title, wenda tuvuge education, psychology wenda n'ibindi. Hasi ukaza description, ukavuga ngo wenda bizajya byifashishwa mu gukora ibi n'ibi. Ugomba kuba wujuje ibi bikurikira, ufite blue pen, ugomba guhitamo ibisubizo biri byo. That is an instruction given by instructor. Ubwo rero ibyo iyo birangiye ushobora kuza ugakirika kuri submit. Aho rero iyo umaze gukirika kuri submit, test yawe rwose mu by'ukuri uba uyikoze neza, irangiye ku kigero cyiza abanyeshuri bashobora kuba bakoraho, ukumva ko ibintu byawe bigenze neza. Reka rero mbabwire ko mu gice cy'ubutaha tuzaza tuganira ku buryo bwiza noneho bwo gukoresha iyi platform, mukayikoresha as a team, ku buryo buri munyeshuri cyangwa se na mwarimu ashobora gutanga igitekerezo, akabasha gutuma abanyeshuri bamukurikira aho bari hose. ubu buryo rero reka mbabwire ko ni uburyo bwiza bufasha. Bye bye, shalom shalom. Mbibutsa gukora subscribe kuri Nsabira TV kugira ngo videos z'ubutaha zitazajya ziducika.
kandi ndabakunda barimu beza, barezi beza, mukomeze umwuga wo kurerera igihugu twinjira muri New Digital.